turavuga ati twakorana muri ubu buryo ngiraho ngo ni indirimbo nziza zifite izo ziruta z'abahanzi bitwa ngo ni bakuru zirabiruta pe zirabaruta benshi siruta Plenty noza The Ben yasohoye mbere video yanjye ni iruta iyo yasohoye mbere uretse ko nyine mwamusetsa akivugurura undi yanjye yarutagiye ufite video nziza kabisa none se video ni nziza pe nakambwira arambya ngo mani ngo nashize ngo muri system ngo indirimbo yawe ngo twumva ngo ntago iri kuri karite y'ibyo twemerewe gukina hano nabyo none se ari iyi ngiyi yanjye nayo wawundi ejo wakiriye nziza niye ngo mani ngo ntago turi kuburana ngo ni ibyo ngibyo ngo niyo system y'akazi ubwo iyo platform ni iyihe ni platform ikomeye mu gihugu tuyireke ntabwo ushatse kwibenconinga bahita bakuzimya noneho burundu nanjye wenda nubwo abantu bashobora kuza kunuka ngo gatangiye kwiyemera kandi aribwo kaje ngo ubuhumbi bungaye kagize ariko twakora ikiganiro n'abanyamakuru kazamo nkakubona uzajya uhita usohoka yarakubabaje niyo gahunda uzajya uhita usohoka yarakubabaje uri kumusabira ku Mana nakubona wamvuzeho ubwo uzajya usiba murangira nsiyeri yarabikemuye aho ngo abantu mwavuze kuri yago ngo mugire gute musibe nanjye uzajya uhita usiba none se kwamugoye ikiziga kandi kubika inzika ari ikintu kibi cyo ntabwo ari inzika nuko ni ka kanyafu Melody yaboze ngo ashaka gucisha kuri Ben nanjye nzandi kumucisha akanyafu gutya Melody yakamucishije buri birebye sata kamucisha yamucishije akanyafu nese nimba yavuze ngo ngejo nzasohora indirimbo na Melody bati ubwo nanjye ejo nzayisohora undi akahita ubwo agasohora indirimbo ngo y'amalyrics undi agasohora video urumva rwose nayo yari mu bantu b'imbere cyane nabonye ikiganiro ganza ari kwiriza ngo baramuroze ngo yago ngo yabimubajijeho ibintu nk'ibi none se mumarozi niyo urebye bari abajama ukareba nyine ukuntu bameze amahiti bari bafite ariko ukabona imyaka 10 iriritse nta kintu wenda wenyeka ko yabaguhamagaye wajya kumureba i Bugande ngo baramuroze nawe ngo bari bamumereye nabi yarahunze ariko nawe nagabanya ibintu byo kwahukana ze dukora iwacu ibintu byo gutorongera igihugu wapi ariko banza ari mu Rwanda manje umutipe wambwiye ngo namubonye live kuri TikTok ngo ari mu Rwanda aho yase ubiyeyo niki manje ngari mu Rwanda mubonye live nese Uganda ntabwo reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikiranye aho muri hirya no hino ku isi twizera ko mumeze neza kandi abatameze neza mugumye musenge Uwiteka nyir'ingabo araza kubakiza tugiye kuganira n'umutumirwa wacu ni umusore mutoya rwose ufite amaraso matoya ni umuhanzi wacu ni umuhanzi umaze igihe kitari kinini cyane mu muziki dore ko amazemo yazambwira ko amazemo hafi amezi 6 ni umuhanzi uzamutse neza ni umuhanzi ufite ijwi ryiza ni indirimbo ziri ku mbuga ze zitandukanye za YouTube ndetse n'ahandi hose mushobora kumushakira reka tumwegere tumuganirize atubwire urugendo rwe uko rwatangiye ndetse n'uko urugendo rwe ruri gukomeza mu muziki meze papa wange ndabona umeze neza kabisa ku kirinete kimeze neza ni uguheba kwanjye akomeze fresh Imana ishimwe kabisa himbazwe hano rero kuri After Life twakira abantu batandukanye by'umwihariko ubundi tuganira n'abantu burya urubyiruko n'abantu beza kuko n'abantu tuba tugomba kwigiraho haba gutegura ejo hazaza haba gutegura mu buryo bw'umwuka ariko tukugabanyukanye nk'umuhanzi turagira ngo tubwire eske tubwire amazina yawe n'ibindi turagenda tubiganiraho wenda umuntu aragenda kubaza n'utundi tuntu ariko first of all watwibwira haba mu buryo bwawe bwa gihanzi ariko by'umwihariko uratubwira n'amazina yawe. Yes. Andolova yeah. Esuzuko wakati yari amaniga bari banzi nka gestu utajya mutu ninja wala jumfata umutima twigira falawe nge nari nziki by'inkundo ntanabikora yeah it's Andolova dwa Andolova yeah Andolova yeah nsigaye niharaye nawe urikunda nsigaye niharaye byatari ariko numvishe nagiye numva indirimbo zawe nkumva indirimbo nziza zifite ubutumwa ubundi nyirizina indirimbo uririmba n'indirimbo ni akenshi nyine ugenda ku ndirimbo zimeze n'iz'urukundo n'indirimbo z'ubuzima bw'isi ni izihe wibandaho cyane ngiye ndirimba sekira
sekira ariko burya sekira itandukanye na gospel. ndabyumva birumvikana tugende ku ndirimbo yawe ariko hari igihe usanga nk'umuhanzi afite ahantu yibanda cyane nka Dream Boys urabizi indirimbo bagiye batangira indirimbo zisanzwe cyane z'ubuzima bw'isi z'amaganya z'urukundo werekeza cyane kuri cyane cyane ndagitinga ku rukundo. Imyandikire yanjye akenshi igarukamo ibintu by'urukundo cyane. Birumvikana nk'iyo ndirimbo umaze kuririmba umufana yitwa umufana. Bimeze neza kabisa. None se Androva, ubundi umaze igihe kingana iki mu muziki wo hano mu Rwanda? Amezi atarenze 6. Ndumva ukiri muto. Ufite nk'indirimbo zingaho ngubu? Amezi 6 maze gushyira hanze indirimbo 2 zonyine zifite amashusho zikagira na audio. Indirimbo zuzuye imeze neza fresh cyane. Ni sawa cyane. Iyo urebye se wenda nk'umuziki wo mu Rwanda ukareba aho bigeze, ukareba ku bantu barimo barashininga muri iyi minsi, urabona wowe urumva urifuza kugera amezi 6 yawe amaze mu muziki, urumva wifuza kugera? Ubu nazanye umufana umufanije guca impaka hagati ya Ben na Melody. Ubu tuje kubanyura muri humye ubaciho kabisa. Tuje kunyura muri humye abakobwa bakiri muri saga zabo tubakubita umufana. Tukiri aho ukivuga kuri Ben na Melody, ubundi wowe umuntu uri favorite kuri wowe ninde muri bari babiri? Melody hejuru cyane. Melody kabandi se mbona bavuga Ben se Ben mbona ntabyo ntabikaze byiwe ndabona nje. None se Melody ku ibintu bimuvugaho byinshi, ko yirata, ko yiyemera, ko ari umuntu uhangana, wowe ubibona ute? Kandi koko biranagaragara uburyo wenda ahangana utuntu twinshi, wowe ubibona gute? Guhangana ariko bikagira umusaruro ni sawa. None se guhangana wenda harimo n'ibindi bintu bamureka gucisha mu gupfa abahanzi bandi, kubaroga byo byumva gute? Se hari wapfa twumvise ngo ni Melody wamwishe? Hari abo yazimije bagiye babivuga bande ntawo nzi. Bruce yo bude yatanze ntuzare akuzajye kuri channel yarabigaragaje ko yagiranye ikibazo na Melody wenda ntiyatikinze direct ngo yaramuroze, ariko nibyo yashatse kwerekeza aho. Wowe ubibona kuko yavuze ko yarozwe? Ubwo wenda ibyo bindi ibyo ni ibyabo ntitubizi, twebwe tuvuga ibyo tubona nyine, twebwe tubonesha amaso yacu. Nyuma yo gusohora indirimbo umufana, harya ya mbere ya mbere ni bye, niyo ndirimbo ya mbere wajyanye muri studio? Niyo ndirimbo ya mbere kuva natangira ino kariya nyine nk'ibigomba kuntunga. Niyo ndirimbo ya mbere nakoze. Ubona se basi audience yarayikunze? Ntabwo navuga ko yakiriwe ku buryo bushimishije, ariko ibyo byose naje kubizahurira mu mufana. Yego kabisa. None se promotion yawe imeze ite? Ese ufite wenda management, ufite se support yindi ari yose? Support wenda y'abantu bo ntibajya babura kuko nawe buri kunsupportinga. Yego. Ariko mu buryo bwa mikoro ndirwariza to ndigira ndimama nk'ipapa. Nta management urabona? Ntayo kabisa. Nta narabiri hakurokirita? Nta nayo. None se ugende nko muri iyi minsi nko mu maribura bizi ukuntu biba bimeze, wumva kwifuza gukora kuko numvisha ufite ijwi ryiza, wenda ugize nk'amahirwe nka 155M bakakurokirita, byawe wakumva bimeze bite? Uzi se bakibimbwira imbere gutyo, none se nta no kubaza ngo mukorera yawe nahishakira. None se nta muntu nibura nta rebo nimwe yakwa approachinga se kuko numvisha ufite ijwi ryiza, kandi iyo urebye indirimbo zawe kuri channel nagenzi bonaho ni indirimbo rwose zifite quality, nk'umuntu ukizamuka ni ibintu bimeze neza. Nta nimwe yakwa approachinga rero ati twakorana muri ubu buryo, ngiraho ngo ni indirimbo nziza zifite izo ziruta z'abahanzi bitwa ngo ni bakuru. Zirabiruta pe, zirabaruta benshi. Siruta Plenty noza The Ben yasohoye mbere, video yanjye ni iruta iyo yasohoye mbere, uretse ko nyine mwamusetsa akivugurura undi yanjye rero tagiye. Ufite video nziza kabisa. None se video ni nziza pe, na audio kandi umvisha ni nziza kabisa, imeze neza. Ninde ugukorera se bira byose? Ninde ugukora wenda audio ni nande wagukoreye iriya video? Audio yakozwe na Baddest, umuhungu uri hejuru cyane uri kuri miro, yabyize muri Kenya. Njya numva jingo yiwe na mumetisi nawe ubwo. Nakorera mu ihe studio wenda? Ubu nta studio wavuga ngo wamusangamo, ahubwo murakonekta uramuhamagara contact ziwe
mukahuza to. Okay, ni byiza nawe akora ibintu byiza kandi hari utuntu twinshi. Hari izindi ngoma se wenda wabwira abantu yagiye akora? Sindi gutekereza neza ikintu kindimo ni umufana. Ni umufana. Izo z'abandi ntabwo ndi umufana ni kuzimenya nziza muri aka pe, kanya. yaranabakomye, byo ni ikintu gikomeye. Ni n'ibintu twakwishimira ku rwego ugezeho rwose, komerezaho. Reka dukomoze ku bindi bintu bivugwa mu muziki cyane muri showbiz yo mu Rwanda. Haravugwamo amarozi akabije rwose, nabo basabe ibyo byose bagenda bivangamo ku buryo bageze n'aho bavuga ko biriya bintu byasabe birimo uburozi. Wowe bivugaho kuvuga wa mutipe wasimbutse ibipangu wa mutipe ni sitiyo nawe hano ni umusitiyo ku ruhande rwiwe nimujye mumureka. Sabe ni umusitiyo. Ku bijyanye nyine n'amarozi, urumva ko bavuga ko melody cyane iriya zina arikoreshwa n'amarozi nyine yajya Tanzania. Urabizi ibiganiro yasohoye byinshi bigenda bivugaho. Hari n'abandi bantu benshi bagiye bivuga ngo bajya kogesha. Urumva harimo abantu benshi muri showbiz ba Rocky. Urabizi ibintu papa cyangwa yavuze ko bamujyanye Tanzania kogesha kanga. Ibyo bintu bivugaho cyangwa ubyumva uti? Shundi ibyo bintu barogesha he? Bambwiraho barogesha ibintu byabo bigakunda ahubwo. None se nimburo tuvuge melody. Ugiye kurogesha wibonere hit. Kurogesha nta muntu bigendeyemo, nta muntu bangamiye. Oya, byanga bikunze aba harimo ibitambo. Ayaho ntabwo. None se wenda reka dusubize inyuma. Sibyo nkuko n'undi tuvuga ni after life. Akenshi twebwe tuba twifuza ko umuntu yategura ubuzima bw'ahazaza, yabaho neza muri iyi si turimo kugira ngo ategure ahazaza. Kuko nubwo sinzi niba uri umukristo, ariko aho waba uri hose, waba umusilamu, waba umukristo, waba gakondo, buri muntu wese yemera ubuzima bw'ejo hazaza. Bibaye ngombwa ko nawe ujya kurogesha kugira ngo ugire hiti, wumva wabyakira cyangwa wabijyamo? Hakajyamo ibintu by'ibitambo. None se byabura gute kandi tubizi neza ko ibitambo se natanga. Vugisha ukuri, kuko ni ibintu buri muntu wese nkeka ko akenshi bigonga abantu. Nkeka ko n'abantu benshi babijyamo n'igihe baba batabyijyanyemo. Numva ibitambo bishobora kujyamo ubuzima bw'abandi bantu. Aho ngaho ndiyirukanye. None se niba tuvuga ko Bruce Melody na Rebo yiwe nyine abarizwamo barogesha, kandi uvuze ko bikunze, uramutse ubihaye ngombwa kugeramo bakagusaba ko nawe nyine ibyo bintu byinjiramo. Ubwo ntanze umwe muri bo ntabi. None se utanze mama byaba bitwaye iki niba umufite? Uyu umwe muri abo bari kunjyana akaba ari ugenda. Ntaribe kuko nyine aba afite icyo yashakaga. Ariko bitabayemo ibintu by'ibitambo, wenda ukagenda gutyo nyine ukemera ukakira ziriya mbaraga, wabikora. Kuko bidafite icyo bibangamira ku mubiri w'umuntu. Ariko bishobora kuzagera efe kuri wowe nyine ejo hazaza hawe ntihamere neza. Nzizihe? After life yawe ikazagenda nabi, ukazagikuze nk'uko abakristo n'abandi bose bagenda kwiyokamana bivugwa. Ejo ndari umuntu nabonye Kristo atavuga ngo muba mugize ibyaha mugasanga mu ijoro kunywa inzoga, kutanywa inzoga byari icyaha, mwabigenza ute? Wowe wabigenza ute? Cyangwa bikunze ntabwo binashoboka ibyo n'ubundi ni hamu ku bantu bamwe cyangwa abandi. Sinakubwira ngo unywe inzoga cyangwa uzange, kuko nyine hano ahantu babuze, ariko nkeka ko na Bibiliya idakotinga ko inzoga kuyinywa ari icyaha, ahubwo ikotinga ibibi by'inzoga. Sibyo? Nyine noneho nk'abantu bavuga ngo kunywa inzoga ni icyaha. Aya ntabwo babaho, baranabo baba bagendera ku myemerere yabo kugira ngo wenda babashe kwaka, kuko baba bazi neza ko inzoga ifite ibintu bibi izagukoresha bibi. Niyo mpamvu bayikotinga cyane. Nyine inzoga ni katarizere. Wumva icyo bita katarizere ni nk'umusemburo. Rero bo baba banga no kugira ngo bahure nayo, kugira ngo wenda bitazaba ikibazo, wenda ikaba yakatariza nk'uwo mukristo wabo akaba yakora ibyo baba batifuza. Ariko ntabwo nkeka ko bakwemeza ibintu nako inzoga ari icyaha. Noneho nyine ubwo ugeze mu ijuru ugasanga bati burya kutanywa inzoga cyari icyaha. Ariko iyo ni position, nta n'ubwo twabigendera, ahubwo kubiriho. Urumva bibaye ngombwa ko nyine winjira muri izo mbaraga cyangwa ugira hano kuri imbaraga wazijyamo. Ikibazo zizangiza ubwo buzima, ariko si ubwo buzima nabugeramo. Ntari yaje twagenda mani. Kuko bidafite umuntu wundi bibangamira. Usibye ko nyine utanabyizera, ariko mu bijyanye n'imyemerere cyangwa n'imyumvire ntabwo nzi ubundi usengera mu rihe dini wenda nk'atari ibanga. Cyenda umukatolike. Nari umukatolike. Ariko buto ahantu hose nta. None se bivuze ko ibintu katolike buza wabikora nubwo upfa ko harimo inyungu zawe?
Umuziki se? Umuziki. ese ubwakwemera kujya muri abo bapfumu se cyangwa muri abo barozi? Mbese ubundi umuntu yaba umurozi ntacyo aroga? Si bibaho nyine. bivuge ngo wowe wemereye kuroga nta kibazo. Ibyo bintu by'Imana rero bizabazwe ba Pasiteri Yongwe na ba Claude, numvishe ari bo babizi. Nawe gake gake wenda uzagenda ubimenya cyangwa gusa nyine kubijyamo. Njyewe icyo nzi ko ni uko nubaha Imana n'ibinshobokeye bituma umuntu agenda mu murongo wayo, ndabigerageza kandi nkabikora fresh. Okay, ako karagaciyemo, reka twigume twiganire ku mpano yawe, ku buhanzi bwawe, ku mufana wawe. Ubundi indirimbo umufana ni icyo yizereramo, ni icyo wayibonyemo, eske ubona audience iyibona gute? Eske uyiteganyiriza iki mu bijyanye na promotion, mu bijyanye n'ibitaramo? Ni icyo urimo guteganya ku ndirimbo umufana cyangwa se indi urayisohora ryari yiherekeza? Umufana rero ukuntu gahunda zimeze, n'umuntu wese uyireba akahita areba iyo cana ukuntu ihagaze, ahita abona ko umufana iri mu kazi, iri gukora neza kabisa. Umufana rero ikintu nyitezeho ni uko iyi ndirimbo nyine igiye kumvana ahantu hamwe ikanshyira ahandi, kuko irimo irakura, irimo irazamuka neza, iri kuzamura cano. Umuntu nyine bikuhereza icyizere cyo ko ibyo uri gukora biri gushimwa n'abantu, kandi twese icyo dukora ni ukugira ngo abantu bakunda ibyo dukora. Imaze igihe kingana iki isohotse? Iminsi 8. Iminsi 8 gusa, kandi nabonye rwose acano cyashya itaragera ku byinshi gukora ibyo tuyikeneyeho kabisa. Hari ahandi hantu se baba barayamamaje, haba ku maradiyo se, ku mateleviziyo se, cyangwa ku yandi macano? Nagiye ku ma-TV, kuri radio, ku macano ya YouTube, kandi byarakunze kabisa. Ndimo ndakora ibiganiro, birimo birakunda. Reka promotion kwibonera imihanda bitoroshye. Ni iki gituma bitoroha rero? Bya bintu byanyu se mwazanye byanyu mwazanye ngo ibiceri muri n'ugute wako umuntu ibiceri utarumva n'icyo akuzanye. None se hari se nk'ara abantu bigize wenda bakunaniza mu buryo bwo kuba waguhostinga cyangwa muri promotion? Umwe se none hari n'uwumvisha bozo ukambwira arambya ngo mani ngo nashize ngo muri system ngo indirimbo yawe ngo twumva ngo ntago iri kuri karite y'ibyo twemereye gukina hano. Nambye none se ari iyi ngiyi yanjye na ya wundi ejo wakiriye nziza niye ngo mani ngo ntago turi kuburana ngo ni ibyo ngibyo ngo niyo system y'akazi. ubwo iyo platform ni iyi? Ni platform ikomeye mu gihugu. Tuyireke. Ntabwo ushatse kwimentioninga, bahita bakuzimya noneho burundu. ariko hari igihe usanga uko kuzima nakuzamukiyemo, kuko n'ubundi ntabwo yigize agushyiraho itegeko ngo ujye gusohora indirimbo nta nubwo akuzi. Niyo yaba akuzi kandi nawe ahageze afite uburyo yahageze, noneho nigarike cyane kuri umwana bigaragara ko ufite impano yo kuzamuka. Nse waranzimya rubanza kasanga n'abasaza twigarika nareba uko bari kose biranabareba kwanza katwigarike kwanza, ariko se muvugera. None se ubundi iyo urebye nk'gutyo ugatangira kubona abantu b'abanyamakuru nk'abo, wenda tuvuge niba ari abanyamakuru, ukabona ntashaka kuguha umwanya, wowe ubibona ute? Ni iki se ahubwo wowe wumva hakosorwa iki? Abanyamakuru se nk'uwo muntu wakwimye platform agatangira kumvisha ko ibintu byawe bidafite karite, nkawe yakuzama wenda ngo iyo karite uyigere, wowe wumva ni iki wakora cyangwa ni iki wumva wamukorera nkawe iyo akubwiye ikintu kibuto n'iki kikuza mu mutwe? Ahubwo muhe ubutumwa shanku urabure muzi nayo ngiye kukuvuga muvuge n'ubundi wamuvuze abazi kubyumva babyumvise. Hari umutipe wo muri Amerika nkunda gutanga urugero kuri aba batipe kuko n'abantu nyine bose barakoze ibintu bya danje. Yiga ku kigo bagiye mu marushanwa y'ibigo yo kuririmba, agiye kuririmba aserukira ikigo, directeur amusubiza inyuma ngo wowe ngurajwigira ngo nturirimba neza. Nyuma yaza gukora abumustari, icyo kigo gishaka gusinya amasezerano nawe atibuka kari icyo kigo. Ahageze asanze directeur yawe amafaranga mwampaga atikubye inshuro 10 mu bireke. None nkubwire sha munyamakuru w'inshuti yanjye ufite ku mutima mu buryo bwihariye. Ubwo nanjye wenda nubwo abantu bashobora kuza kunuka ngo gatangiye kwiyemera kandi aribwo kaje ngo ubuhumbi bungaye kagize, ariko twakora ikiganiro n'abanyamakuru kazamo nkakubona uzajya uhita usohoka. Yarakubabaje niyo gahunda, uzajya uhita usohoka. Yarakubabaje uri kumusabira ku Mana. Nakubona wamvuzeho ubwo uzajya usiba murangira nseri yarabikemuye abarenga abantu mwavuze kuri yago ngo mugire gute musibe nanjye uzajya uhita usiba. None se kwamubaye ikiziga kandi kubika inzika ari ikintu kibi cyo? Ntabwo ari inzika,
nuko ni ka kanyafu melody yaboze ngo ashaka gucisha kuri Ben nanjye nzara ndi kumucisha akanyafu gutya melody yakamucishijeho buri birebye sata akamucisha yamucishije akanyafu mbese nimba yavuze ngo ejo nzasohora indirimbo na myotseketse bati ubwo nanjye ejo nzayisohora undi akahita ubwo agasohora indirimbo ngo y'amarirics undi agasohora video urumva ko ni akanyafu kageretseho n'akanyaro undi kuyasohora video undi yasohora indi hako n'undi byarangira ayisohora kandi karite rwose ya Ben yarakomye warayirebye indirimbo y'irakomye umuhanzi mukuru saa cyasohora lyrics buriya yari nka kamitsu n'icyayi zitegurira none se Bruce Melody nazisohora ntago bivuze yuko kandi tunagendeye wenda kubigaragara iriya lyrics yabaye successful par rapport y'izo Melody ajya asohora Bruce Melody ko yasohoye Soweto wabonye aho yageze se lyrics yaranya lyrics ya The Ben ni ya Bruce Melody urajya twitambike muri baba bajene ntabwo twabitambikamo kuko bafite ibintu byo bubatse tugomba no kugenda kandi tugomba gushima bose barakora kandi cyane pe none se nimba The Ben yifata akavango ngo umuntu ngo uzandika comment nziza ngo ni sex ngo nzamu atangiye nyine kwihoma ku bantu arimo arabakundisha ntabwo ari kwihoma ku bantu nuko n'undi ari umuntu w'abanyarwanda n'umuntu abantu bakunze turanabizi kandi uramuca abantu mu DJ ko kubitindaho wenda wowe ufite uko byumva ariko se ugendeye kuri nanjye umuntu uzakora challenge nziza mwemereye amafaranga ntavuze nese uburyo bwo promotingamo ikintu cyawe ahangaha ese atubwire nyine kugira ngo abantu babikore banabikunze wenda yamwemereye nyine azaze tubivugane none se abantu wenda bo ku ma social media asanzwe nka bari abantu bakora ama YouTube bajya bakora ama challenge wigize approaching baba bagufasha kuzamura indirimbo yawe urubirira afite n'igihe gito iri hanze kandi umvisha indirimbo nziza rwose ibyinitse nta muntu uraapproachinga se ndabaapproachinga bamwe mukemera abandi ntago mujya mwemera wenda tujye nko ku bantu bakora ama challenge ku ma TikTok nta muntu wenda uzwi uraapproachinga ku buryo agufasha nka Titi Brown abadivine baje no benda bose nta numwe uraapproachinga nibura kwagufashe ko mbona bari abantu bagabo bajya bafasha abantu ba Jojo twaravuganye uwo bita bamwita ndakibagiye kutentire nk'ubu bwanjye ndakibagiye bakita ngo baby nde manu nyine muravugana akakubwira ngo rero ibintu byacu tubikorera amafaranga ahita ngo none se ujya kurimbira Chris Brown yarakwishyuye ngo nyine ngo wowe ari kuranyishyura tu ariko nyine wajya motivation wenda udufaranga duke kuko niba akoze ntuza Chris Brown uburyo ya approach yageze ku bantu ntabwo ari nk'uko yawe yabigenda ese Chris Brown we yabyirutse angana kuri yaraje ahita yitereka hariya yifata ibyicaro arabyiha nizere ko ariko utabirakaramo kuko nyine nawe urabizi ko ari aho agomba kugera kuko ni hamwe agomba kugera kugira ngo umere nka Chris Brown yayikorera ubu nambwiye nticyakoze hari igihe uzayibyina utayizeho nzahita nkuremera akantu k'ishimwe Jojo Briza azayibyina niwe na General Benda mbaremera akantu k'ishimwe kuko nyine nicyo baba bashaka tu mu gihe karabona yo kubishyura mwe mudukora mani ariko hari abapeti nyine tuba twisungana kuko turi mu gihe kimwe bakankorera ukoresha imbuga nkoranyambaga ukoresha n'inkiziye unazitanga nyine kugira ngo n'abantu babashe gukurikirana ibihangano byawe imbuga zose ndazikoresha Instagram Twitter yahindutse X Facebook YouTube WhatsApp TikTok ahantu hose babwire nyine witwa nde ahantu hose usakingamo Androva rwa ugikora challenge ubone indirimbo yanjye irimo umugisha mani hari abantu usaba bakora challenge wenda nko ku ma TikTok ku buryo kandi bikahita bicamo hano kantu byarakunze kazi bagende bakurikirana umutipe bita Pablo Escobar mu TikTok wa danje ariko nawe ntazangirije indirimbo ni nziza n'abandi bose bayibona bayumva nk'abantu bakora ibintu nk'ibyo bakwiye kwikora ama challenge kuko ni indirimbo nziza pe muri iyi minsi nk'umuntu nkawe ukimara amezi make twizere ko ariko ibintu byawe bigiye gukunda ugiye kuboostinga tutazakubona ejo bundi tukakubura nk'aho bita baganza barimo baragenda bagaruka mwebwe mu nkubita umwanya bararozwe nabo ibyo bintu iwacu ntitubigira twizere ko utsiritse
ubigendere kure dore barimo baragenda bagaruka. ibyo bintu iwacu ntitubigira None se urebye turasengera. iyo urebye nk'abari abajene Eh, baba barakoze amahiti rwose mu gihe cyabo, eh. nka Ganza nkeka ko muri generasiyo ye na Bruce Melody, Ganza rwose nayo yari ari mu bantu b'imbere cyane. Nabonye ikiganiro Ganza ari kwiriza ngo baramuroze ngo baramuroze ngo yabimubajijeho ibintu nk'ibi. none se Mumarozi. nk'iyo urebye bari abajama ukareba nyine ukuntu bari bameze, amahiti bari bafite, ariko ukabona imyaka 10 iriritse nta kintu wenda wenyeka ko nka Ganza. Ndumva rwose wari ukiri muto wowe, Ganza n'uwa kera kandi umwana Ganza mumenye ejo bundi. Ganza nyine yari mwiza pe, yari mwiza nka Bruce Melody. Bari muri za 2012 bari abantu bakora amahita arenze. Ubona ari iki cyo cyarabuze kugira ngo bagere hariya, bagere n'ubwo wenda batangira rimwe na rimwe nkeka ko wenda ari byo kwitwaza ngo amarozi, kuko n'ubundi ntawe barogoye. Boro no gucika intege kandi nta muntu uzamuka nyine batamuciye intege tu. Inama wagira abahanzi batoya bakizamuka nkaho ni iyi Hanzi mutoya. Ikintu cya mbere ugomba kuza witwaje iby'Imana bizaza biri support. Menya yuko uyu muziki urahenze. Icyo kintu ubanza ugishyire mu mutwe wawe. Umuziki urahenze, nuwuzamo ujya nyine wipambye uvuga ati iby'Imana bizaza byunganira ubushobozi. N'ubu ufite ubushobozi ubashije kuririmba ibintu abantu bakabyumva ari byiza. Androva, dusoza rero tugiye ku by'umuziki wawe, bigaragara ko rwose ni umuziki mwiza. Ni umuziki umuntu wese yakunda, koko n'indirimbo zikoze neza, umva zifite beat iryoshye, ndetse na video yayo rwose imeze neza. Ibintu bizadutunga, bizabatunga. Wari umaze kuvuga ati icyo nabwira inama abandi bahanzi batoya ni ukudacika intege. Numva nk'umusana yifataga guhamagara ngo none se ngo ko mfite 30, none se 30 yakumaye iki ko na audio ntigikorerwa tarani. None se nk'iyo urimo kuvuga ngo udacika intege, ariko nk'iyo ukabona nk'uwo muntu mu promota kuri radio wenda y'igihugu se cyangwa n'indi platform ikomeye, ukumva ntashaka kuguha umwanya, ukabona yapinze ibintu byawe, arashaka ba bantu bamupesa, ba bantu bazamutse, wowe ubibona ute? Ugendeye kuvuga ngo nucika intege kandi nawe mbona wacitse intege ko batuwo muntu yarampemukiye kumva bikurimo, kandi muvuga nisekera ngo zinacika intege gute? None se hari ubundi wenda ujya wegera ukamuha approaching ukavuga ati kuko ukagumya ugahatiriza mpaka bikunze. Ubu wenda nkweretse nka WhatsApp yanjye ukuntu bimeze, nibwo wamenya ngo wa mutipe ntaryama ko karakora. Je nimba mbasha kwihinga nkamenya ngo umuntu amasaha ubutari mu kazi nayo nkaba ariyo nguhamagarira ukanca amazi ejo ngagusubira. Ndihiringa bro, urihiringa kabisa. Ndikaraga nuko biba ari ibintu biba bitarakunda, ariko ndikaraga. Reka tukwifuriza amahirwe n'imigisha mu byo ukora, mu bantu mukorana bose. Twizera ko rwose indirimbo zawe zizagera kure. Watanga ama platform yawe yose, byangombwa watanga na nimero yawe, hari wakwifuza kugufasha. Urumva ko nta management ufite, hari n'abandi benshi, n'andi macana ashobora gukenera kugutumira. Ubuse nkayaga guhamagaye wajya kumureba i Bugande ngo baramuroze nawe ngo bari bamumereye nabi yarahunze. Ariko nawe nagabanya ibintu byo kwahugana ze dukora iwacu, ibintu byo gutorongera igihugu wapi. Ariko banza ari mu Rwanda manje. Umutipe wambwiye ngo namubonye live kuri TikTok ngo ari mu Rwanda. Oya se ubiyeyo niki? Manje ngari mu Rwanda mubonye live. Ese Uganda ntabwo ikora. Ngo yango nabonye ameze nk'uri mu Rwanda. Ni sawa nyine umufana. Wa approaching n'abandi bantu bama social media bagiye bazwi, n'umuntu ufite abantu yampuza nabo bakansapotinga nyine. Wabaha nimero nta kibazo, ukabaha n'izo platform zawe zose. Nimero yanjye ni 078 57 05 130. Kuri WhatsApp mba mpari, mba ndi gusubiza call, ndayitaba nyine baze tugahuze ibintu byacu no gufashanya. No gufashanya kabisa. Reka twizere ko bizagenda neza, kandi n'abantu bafite ubushobozi barabyumva, cyane cyane abadiaspora benshi baba bakurikiranye ibintu byo mu Rwanda. Hari abakobwa ujya numva ngo abadiaspora babahe. Oya nawe bazaza humura baba bahari, kandi abadiaspora buriya bagira umutima mwiza cyane rwose. Ndabakeneye muze mwirukanga. Impano yawe iragaragara, turaza gupingiringa indirimbo yawe, uzabishaka azajya arebe impano ufite, ariko hari ikintu yagufasha, kandi turizera ko bizagenda neza. Wowe uri kundeba reba hasi link. Reka tugushimire rero, twizera ko n'uzataha igihe tuzaba tugukeneye tuzakubona. Ndahari kabisa, ndahari, kandi nawe mwakoze kuntumira. Asante sana. Ibintu biba bimeze neza, kandi
wowe komeza usenge, ntukore ibintu binyuranyije, Imana ibirimo ko mbere ya byose ari Imana. Imana ni ishumi yanjye, tujya tunaganira. Wibuke gutegura ejo hazaza hawe nk'umwuka. ntuhugire mu muziki gusa, umenye ko isi ari isi y'umwuka, hakaba n'isi y'umubiri. Ino si turimo rero ni iy'umubiri. Ugomba gutegura n'ahazaza hawe kugira ngo uzagire ubuzima bwiza. Azaba ari fresh ariko mu ijuru ngo ni heza cyane, hariyo byose cyane ko nose ko nawe Abasilamu babivuga neza, bavuga ko umusilamu bonyine ntago njye nkora nk'ibyo abasilamu bakora. Oya, natwe ntacyo, nta kibazo, nabo ntibakora nabi, ntabwo bakora nabi. icy'ingenzi ni uko wemera Imana. Yego ntabwo tugiye kugenda wenda ngo uri umusilamu cyangwa uri umukristo, anywhere hari n'abemera gakondo nabo baba bameze neza, nabo baba bafite ukuntu imyizerere. Wowe ukore neza kugira ngo utegure ejo hazaza. nkore neza bandebereho. Reka tugushimire rero Andropa, akoze cyane. ibihangano byawe ni byiza kandi turizera ko bizagera ku bantu benshi. Asante sana. akoze cyane.